twongeye kubasuhuza. Iki ni ikiganiro twabageneye cy'ijwi rihumuriza. Reka tubanze dusenge kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Databuja mwiza uri mu ijuru, tuje imbere y'amaso yawe duciye bugufi kugira ngo ineza n'urukundo rwawe rugaragare. Aka kanya rero reka ubane natwe mwami, kubwira ijambo reka abe ari wowe data uhagararana n'ijambo ryawe kugira ngo usohoze gukiranuka kwaryo. Ntawe ari twe ahubwo abe ari wowe Mana, kugira ngo abumvire ijambo ribagirire umumaro. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusome ijambo riri muri Samweli igice cya mbere, hanyuma twumve iri jambo. Turasoma Samweli igice cya mbere ku murongo waho wa 10. Ariko Hana asengana Uwiteka agahinda, arira cyane. Kuri 17 haravuga ngo, maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Amen. Turagira ngo iri jambo, kuko Hana yasenganye agahinda kandi Imana ikamusubiza, iri nijwi rihumuriza. Turagira ngo nkuko Hana yashubijwe, nkuko Uwiteka yabonye amarira ye akabona gutaka kwe akamusubiza, niko natwe tubazaniye ijwi rihumuriza. Nkuko Uwiteka yahumurije Hana, nkuko Uwiteka yabanye nawe, ubu turagira ngo natwe tubagezeho ijambo ry'ijwi rihumuriza. Ihumure kuri wowe wumvira ijambo, ihumure kuko kuri wowe uteze amatwi, ihumure kuko uri burebe iri jambo. Ni byinshi umwami Imana yaguhumurizamo, ni byinshi nkuko Hana yariraga, ni byinshi bikubabaje igihe cya none, nkuko we yarababajwe nuko nta rubyaro afite, ariko wowe ushaka kubabajwe n'ibyinshi n'ibindi bitandukanye. Ibibazo byawe biri kwinshi. Uyu munsi rero tukuzaniye ijwi rihumuriza ngo uhumure nkuko Hana yabashije guhumurizwa, nkuko Hana yabashije gusengana Uwiteka umubabaro agahumurizwa, Imana ikamuhumuriza, Imana ikumva gusenga kwe, kugeraho umugaragu w'Imana Eli yamubwiye ngo, Uwiteka umwami Imana, amahoro y'Imana ya Isiraheli, ibyo wayisabye byose, ugende guhe ibyo wayisabye byose. Niko natwe ubu mwanya w'ijwi rihumuriza, nidusaba Uwiteka araduha ibyo dusabye, nidusaba Uwiteka araduha ihumure, nidusaba Uwiteka aratuneshereza, nidusaba Uwiteka aradutsindishiriza. Reka nanone twongere turebe ijambo riri mu Imigani igice cya 4 ku murongo waho naho w'10. Haravuga ngo, Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbeho. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Amen. Nkuko na Yabesi nawe yasabye Imana, nkuko nawe yabwiye Imana, Imana ikabana nawe, ikabasha kumuha ibyo yayisabye. Arayibwira ati, nyagurira imbago. Mwijwi rihumuriza, uyu munsi imbago zawe zakwaguka, uyu munsi imbago zanjye zakwaguka. Ni uburyo bwinshi butandukanye Imana yatwaguriramo imbago, ni uburyo bwinshi butandukanye inzi Imana ishobora kutwaguriramo imbago. Nkuko Yabesi yasabye Imana ngo nimwagurire imbago, agasaba Imana kugira ngo imurinde, mukomeze ibane nawe. Niyo mpamvu natwe igihe cya none muri iri jwi rihumuriza dusaba Imana kugira ngo itwagurire imbago. Imana yagura imbago mu buryo bwinshi, yagura imbago ni nyinshi zikwiye kwaguka, imbago za buri wese mu gihe nk'iki. Buri wese yihugiyeho, buri wese arira, buri wese atakamba asengana amarira. Uwiteka yiteguye kukwagurira imbago muri iri jwi rihumuriza. Iri ni ijwi ry'ihumure, ni ijwi rihumuriza wowe ukeneye kwagurirwa imbago nka Yabesi.
besi ni ijwi rihumuriza wowe ukeneye kwagurirwa imbago mu bucuruzi, mu byo ukora, mu migambi yawe yari yo yose, ndetse no mu gusenga. Imana yakwagurira imbago. Ni uburyo bwinshi butandukanye Imana idufashamo, Imana yatwaguramo, Imana yatugirira neza ibyo dusabye tugahumurizwa. Nkuko Hana yahumurijwe na Yabesi, tubonye uburyo yahumurijwe akagurirwa imbago. Ijwi ry'ihumure none tugira ngo buri wese arihagararemo, arisengeremo, Uwiteka abashe kumuhumuriza, aguhumurize. Yewe yaguhumuriza ushaka urubyaro, yaguhumuriza ushaka umugisha runaka, yaguhumuriza ushaka kwagurirwa imbago, yaguhumuriza ushaka kwaguka mu buryo ubu n'ubu. Uburyo ureba, uburyo nawe ugaragazamo imbere y'Imana. Uwiteka umwimana arahari kugira ngo ijwi rihumuriza ribashe kuduhumuriza, ribashe kubana natwe. Duhumure mu byo dukora, duhumure kuko twaguriwe imbago, duhumure kuko twaguriwe byinshi. Twaguriwe imbago mu gakiza, twaguriwe imbago mu gusenga, twaguriwe imbago muri byinshi bitandukanye. Niko uyu munsi iri jambo ry'Uwiteka umwami Imana rije ritugana. Niko ijambo ry'Uwiteka umwami Imana tubonye ryahumurije abatubanjirije, kandi iri humure ari ryo twebwe duhagararamo tukumva dufite ihumure muri twe. Ugasengana ituze, kumva ko ufite Imana, kumva ko Imana iguhumurije. Wariraga usengana amarira, amaganya, usengana umubabaro, usengana agahinda, usengana uburwayi, ariko uyu munsi hari ijwi ry'ihumure rije kuguhumuriza. Uyu munsi hari ijwi ry'ihumure rikubwira ngo Uwiteka kwaguriye imbago nkuko yazaguriye Yabesi. Uyu munsi hari ijwi ry'ihumure rikubwira ngo Uwiteka kwaguriye imbago ni nyinshi, ni uburyo bwinshi imbago zawe zakwagukamo. Reka Uwiteka umwami Imana akwagurira imbago unyuze muri iri jambo twumva, kuko umutwe w'iri jambo utubwira ngo ni ijwi ry'ihumure. Ijwi ry'ihumure, turahumurizwa amarira, turahumurizwa imibabaro, turahumurizwa agahinda, turagurirwa imbago mu buryo butandukanye ubu na buriya, kuko buri wese afite uko asenga Imana. Ariko Imana iramubwira ngo iri jwi ry'ihumure ugiye kuba mu ijwi ry'ihumure, uhumure mu izina rya Yesu Kristo, amen.